uratwereka gutya shanda yambaye nitwereke nyine ukombereke hano ku ruhande kuri kamera ndetse urayereka kamera kuyereka twebwe dore ngiye ndetse ndego ndi kuyireba haguruka uyinyereke oya arakwereka ndayikwereka ubutaha ngoreka turebe ku nagashaka kwerekana iri kamera ariko kujyana nawe mwerekere mu nzu wese ubundi urayikeneye kuyireba niwe fungura risani ahubwo sinamujyanye hari twebwe urimo uradushuka ngo wambara ikariso kandi ntabwo cyambara oya no kuri ubu nsigaye nyambara ntayo wambaye serious uyambara kangahe ku munsi utambaye n'isutiye buri munsi ndayambara kandi utambaye n'isutiye isutiye yo ntago amabere yanjye ajyamo sutiye pira n'igikapu n'ikariso nkaba mbirambuye aho ngaho nk'uko ugiye dushe ndibuze nambara ariko ikariso nayambaraga nyuma urumva na kwa kundi papa King kumbwira ati gira va tugende ndi gukererwa ngiye ku kazi nka kwita uniform nka kwita n'ishati avana ikariso ndayambara nyuma kamaze ngiye no kwiborosa we nayo mari bwibose ima ntiborosheje kamaze ngiye kwiborosa cyangwa se niba hari n'ibiryo manze mbirye ikariso ndayambara byose mbisoje tankomerezamo nagera ku ikoni umva kabuno kari kwijegeza konyene ndi tayari tamwanga pakine bajye wikariso nangira kunywa inzoga umuntu wa mbere wabanje ntago naba nabimenye kuko nari nyiri mutoya ahubwo ahantu wenda naba nari ngeze nkamenye ko ndi kunywa inzoga niho nabasha kukubwira nyine umuntu wampaye inzoga nkamenya ko yampaye inzoga yego ahantu naba nibuka nazinywe yari muri anniversaire y'umwana nyine wa Diane nibwo natangiye kuzinywa nyine bira Diane uhe ari wowe hari undi turi kumwe kandi nabwiye abantu ko ntarabuzara bakunzi bakurikiranye Buganza TV online turabwira ngo kuri YouTube channel yacu ni Buganza TV cyangwa se F1 Rwa TV kuko ni ibintu byuzuzanya kenshi ako turi ku kiganiro impano yanjye kenshi dukunda gucishaho mu bakunzi ba F1 Rwa TV ndakeka na Buganza TV maje kubikurikirana kenshi cyane hari byinshi tugiye tugaruka njyango kuri kamera za Buganza TV uwo muri kubona ku ruhande rw'ibumoso muramumenyereye cyane kuri kamera zacu dufite rero mutumirwa mushya ni mushya ubwa mbere mubonye kuri Buganza TV kobwa ukeye njyango nahoze numva cameraman ari kunyaka nimero ze njyango araza kuzitwakira ariko nyine basore mugabanyirara ariko mwana nzajya mbazanira ibyana biceka ndabeshya wagwana sawa umeze neza ya ameze neza uratwibwira ko ntago tukuze bantu neza Liliane ya dufite na Lili wundi ari umukobwa bita Lili ngo bamushatse akiri isugi ahita atoroka urugo birakaze ubwo natwe tuzarutoroka nawe ushaka kuzarutoroka ako se nicyo kibazo gihari cyo gutoroka ingo muri kino gihe njye nuko ntarashaka ariko umunsi nawe ubwo namushanze nzarutoroka weze niba yararutorotse ndisugi wacu se turaroga na Lili yarabeshye si isugi ariko buri gihe Diane ngiye buri gihe yagarutse kuri kamera zacu abafite itiku ryinshi amakuru yose ubu yazi nayamenya ntabwo nayeberwa mande makuru yose mba nyahagaze uyu mukobwa kutangiye kumushotora uramuzi komeza umubaza ndaza kukurasira mu kanya hari n'amakuru menshi numvishe ngo ufite menshi cyane kuri uno mukobwa noneho ndayaguha noneho abafana banjye mbafitiye inkuru uyu bazanye mbafitiye inkuru ndayababikiye nabanze bamubaze okay Liliane ndakeka utuye mu karere ka Rwamagana ariko hari ibibazo byinshi nkomeje kumva ngo ba Liliane ngo abantu bita ba Liliane akenshi bakunda kuba barananiranye ibyo bintu nibyo ntago ari byo kandi niyo twaba twarananiranye warananiranye ba Liliane barananiranye nawe Liliane niyo twaba twarananiranye dufite uburyo twananiranyemo ntago ubwo buryo ni ubuhe uraterwa ugiye kutubwira uburyo bumwe mwananiranye uburyo twananiranye wewe wananiranye ute ku rundi ruhande ndakeka ndi n'umwana mwiza wowe ubwawe ariko wowe ubwawe ba Liliane bose urabavugiye mbese nabavugira ndabibabwira byose ngomba kubavugira kuko twese ba Liliane turi beza ngo ba Liliane ba Liliane Diane turamugarukaho ukwe kuko Diane numvishe ngo kera ari umugore wa shitani urumva acyafite ibibazo
urumva ba Liliane aho bava hose bakagera baba banywa inzoga urazinywa ndazinywa inzoga nazikoriyemo byatari ndazinywa cyane ugiye kutubwira utangira kunywa inzoga wazihawe nande nangira kunywa inzoga umuntu wa mbere wabanje ntago naba nabimenye kuko nari nkiri mutoya ahubwo ahantu wenda naba nari ngeze nkamenya ko ndi kunywa inzoga niho nabasha kukubwira nyine umuntu wampaye inzoga nkamenya ko yampaye inzoga yego ahantu naba nibuka nazinywe yari muri anniversaire y'umwana nyine wa Diane nibwo natangiye kuzinywa nyine bira Diane uhe ari wowe hari undi turi kumwe kandi nabwiye abantu ko ntarabizaza aha byose nzagenda bimenya ku murongo umunsi rero biramenyekana kandi muganya yavuze ngo ni isugi kandi bafite umwana aturutse he uramuhakanye atangiye kukubeshyera ntatangiye kumbeshyera nta mwana ufite mana ngire imboga none se urinda uvuga ngo afite umwana aya mabere ureba yaronyeje nayatwereke none niba ataronyeje nabitwereke ntago aya mabere yaronyeje yaronyeje ntago yonyeje tubirebe bitwereke shanda ashyira hasi telefone mbirebe twereke ko utonyeje nonyeje se arona vyaye okay gira gutya turabireba yigira gutya cyamaboko inyuma ibyo nabyo reka mbikwereke hoya se nisagisi bere giwe naravuze ngo ni 9 nambara ngo ki ni 9 nambara yego nyine reka turebe amabere ntago yonyeje cyane mu mabere ntago yonyeje ntago yonyeje no aracyashinze ntago ari nkaya ko nawe nta makuru ufite nigorata nudutemere reka mbere mwese ntacyo muzi ngenda bi cyangwa aratubeshya ni impenebere okay wazinyweye kwa Diane muri iryo joro amakuru mfite nuko ngo mu nzoga ufite agatendo wigeze ukora mu buzima bwawe kuva watangira kunywa inzoga ngo wanyweye inzoga bagutwara bagucuritse barungura bacuritse oya ahubwo uziyo nabaga nanyweye nk'inzoga ikintu nibuke nanywaga n'inzoga kandi n'ubu nkikora n'ubu nkizinywa nkabasha gukora nuko nshobora kuzinywa yaba ari nk'umuntu nyiyenjejeho cyangwa se nyine nkaba nateza nk'intambara sibyo urumva nkaba nateza nyine nk'intambara bitari ko n'umuntu wanyiyenjejeho nawe utanyiyenjejeho lazima nishimye nyine tu ku buryo akabari nyine tukenjoye nkuko tubishaka ariko iyo unyiyenjejeho ukambwira ibintu ntakeneye ukambwira ibintu ntaje ndi muri mudu yabyo n'icupa nari kudunda nkuko Diana bivuze mbivuga uyu baririya arashika nyine bariyane kuri none ntago tworoshye none twege turi marayika kazi mbature kazi umwumve do ararwana nizeye kutaza kunkubita oya nta mpamvu yo kugukubita ariko nakubwiye nyine ahantu waba mpagarikishije ni nk'urugero nje kunywa tugahurira mu kabari kaza atari ko mani system mwiza n'umwana urakoze kubwo kutiyenza nyine hari ijambo umuntu ashobora kuvuga ukuma n'uburyo arivuzemo urumva bayatakorera iri manu kiza no kurutena neza da ukagenda ugakoma kuri nyashi nkaceceka ariko uranazifite byo haguruka utwereke nyashi haguruka bakurebe ni igikombe gitende reba inyuma reba hari inyuma turebe kuri nyashi ko ziri yakoza Peter waragenzura bona uyu munsi wazanye isadoni urumva rata hanyuma nta nyine duhuriye mu kabari nguko ukambwira ibintu nyine wambonyeho wakubona twatangiye kumenyerana nyine gukururana ugatangira nyine ukageza ese unywiki umwana inzoga uri kunywa niyo inzoga ndi kunywa niyo ndi kunywa nyine ndi kunywa Monster kavata ko sister ntari nukamara ugenda harabagukubita utundi tubiri kurumva peti ntago bakuzanira kamwe kandi abari akabari nyine kihagazeho tugende bakunaga makara wundi naribi iki kigenera ndagikora okay nkavuga ni nta kibazo nyine nkanye nkabyakira nkuko bimaye ariko nyuma nako kanye kwamba ninkwereye nisindiye bitari byahatari ariko nyine urumva nawe kamwe kaba kageze mu kari kumanuka hose byahatari urumva byarangiza nkagira ute namara kunywa nawe ukagaruka ati wahasanga n'umungu ati mugore wanjye ati n'umugore wanjye ntago byumva ugatangira city baby soke hanze watuje nawe ko tukugaruka tuza ndacyakugaruka wowe ukambwa ati se wajano hanze gato nkakubwira ubwo turi mu rusaku wajano gato hanze nkakubwira
nkaza nkahagarara akambwira ati nyine nagukunze ntibiri aho ngaho nagukunze ibintu biri siriyasi atazi ko araho se urabona uyu mubiri ari igufwa twikoreye kabaye agakora yego kuvuga ati baby nyine nawe nyine nk'umusore rega hari abasore babagaranye nk'abasista nka ba Liliane nkatwe ubona twaba duhagaranye nko hanze akavuga ati nawe mu baby ngomba kumwipevera yego ye fatiraho urugero natafatiraho urugero fata kwa Peter niwe mugabo natari mugabo sarubwo ko ari umukobwa byarangiye yari mubwiye inkuru udakora geste akagufataho nkamufataho nyine gutya mubwiye inkuru udakora geste zo kumfataho gose yagufasha umerute umerute none hari igikuba gicika kuri Liliane ubu n'uburi kumfataho nta gikuba gicika none hari cyacitse bamana nyine hari icyacitse wabona ari umutinganyi aha izina rya Yesu izina rya Yesu Diane ndamuke kugira ngo hari igikuba gicika kandi ngakuvuga ko nta gikuba cyacika gute umukobwa mugenzi wawe agukoraho kumva hari igikuba mwishwitura ubonye nari ko mwishwitura nyine ni ibiki biri kuzamuka na kimwe nuko ntabishaka kamfataho ko hari igikuba kiri gucika kuri Diane kumfataho yego ye urumva arata twikomeze ikiganiro yari kutuvangira ukambwira atakorera yako nagukunze ndumva uyu munsi twatahana aha bayiki ndumva uyu munsi twakitahanira nyine umuntu ndaza mfite irungu mu rugo ndigeye nyine ndibana gutya nawe nyine umuhungu ukavuga ashwa maduhuma nyine ahita kuganva man nge rero ntago byashoboka ndi kumwe n'abantu twazananye simba sigaye ngo nanabasiga ariko nge ntago mbishaka ni muri modu yo kunywa sibyo ugatangira akagushora nka muhungu udatekereza wa muhungu ugira umujinya nanone nawe agataya avuga ati baby nyine namuguriye umushenzi yange kugira ibiki n'ibiki mukanyuraje umunane n'undi mutipe noneho nayo ndamwanjamye twikundaniye urabibona urakare tayari ugaruke nanone kunyiyenzaho uri kunyita umugore wa mu kabari sindi umugore twahuriye mu kabari just turasangira uratangiye uvuza amagambo ntishimiye cyangwa se mo kimwe uraje urakomeje uranshotoye ukavaho ukavuga ati nkuko ejo bundi nahuye n'umutipe akavuga ati nutama nimero yawe ntabwo urenga ino gate urumva byarangiza ati bagira iki Diane nanjye mu isukari yanjye ikizamura naba nifite amosteri gutya ba sose nk'abandi taye hari waza umbwira iki kindi nta kintu aza kubwira abakobwa mwe mujye mundorera neza si nyine kamerama Liliane niko duteye tugira umujinya hafi uzibeshe uyobeho gato gidogo icupa mu mutwe noneho ndagufite mbonye mugenzi wawe wisadunda avuze uko muteye umbeshya ngo nkwa musteri imwe ndakuvumbuye uko muteye uvuze ko ba Liliane ariko muteye Liliane si umuzi yihakana avuga ngo bamurongo ari isugi Liliane uragowe noneho ndagufite okay hanyuma mufitanye umubano ukomeye n'umuntu bita Diane Diane mujya guhura bwa mbere mwahuriye kuki Diane uyu bwa mbere tujya guhura ese ko nari ndi umwana ari kubimenyara ahubwo niwe wabasha kubimenya ku buryo nyine twahuye niwe wabimenya naho nge nisanze tubana mwahuye mute kakana kaje kansaba ubufasha ngo tubane bitewe n'ukuntu kari akana gato keza ku maso ubona gakeya akana ndagafata ndakarera nkashyira mu ishuri ariko akankubita udusiripurize shawe umva akankosora mani umunsi umwe yagiye ku ishuri abivuge wabyivugira okay bivuge byivugire ariko babivuga navuye dushe aya byari mu gitondo ubwo uwo munsi papa King ari kunjyana ku ishuri nyine narabyutse mu gitondo oya mama ki narabyutse mu gitondo wibesha reka mbivuga uko byagenze yarijyanaga nta muntu wamujyanaga oya nibuka ari mu gitondo nje Kambyivugire. reka harangiye hari ahantu nibuka wibuka iki ko wageze ku ikoni nta kariso wambaye ukagaruka mu rugo oya hari umunsi papa King yambwiye ngo byuka ujye koga uze nkuhere ifuti nkujyane nkugeze ku ikoni kuko ariho yaparikaga naragiye ratandambara urumva nagendaga uniform n'ishati nkabitereka ara n'isengeri n'umupira n'igikapu n'ikariso nkaba mbirambuye aho ngaho nk'uko ugiye dushe ndibuze nambara ariko kariso nayambaraga nyuma urumva na kwa kundi papa King kumbwira ati gira va tugende ndi gukererwa ngiye ku kazi nkakubita uniform nkakubita n'ishati avana ikariso ndayambara nyuma kamaze ngiye no kwiborosa we nayo mbari bwibose imana ntiborosheje kamaze ngiye kwiborosa cyangwa se niba hari n'ibiryo manze mbirye kariso ndayambara byose mbisoje
nkomerezamo nagera ku ikoni umva akabuno kari kwijegeza konyene ndi tayari tamwanga pakini bajye wikariso cyangwa se mu nyimo kimwe byaba ari nka saa sita nasubiye ku ishuri hagaruka mu rugo nirukanka nibagiwe ikariso nkaza kuyambara wabyibagirwaga kenshi muri umunsi ku munsi narabyibagirwaga iyo nagiraga ku ikoni muri rwo nibukaga ko nta kariso nambaye oya njyewe umunsi nibuka neza hari mu gitondo mani hari twatira twapanye umuntu acamo yihuse kujya agere ku kigo vuba bitamugoye umwana yarabyutse aritunganya aca inzira yapanye ajya ku ishuri aragenda ageze hafi y'ishuri ntiyinjiye mu kigo cyo koza yaragarutse ngo yiwe ngo diya ngo uziko ngo nagiye nta kariso nambaye tamubwira ntiyambare iyo ni inshuro ya mbere inshuro ya kabiri nabwo arakubyukiye yari kwiga ikigoroba kameme ntabwo yari kujya mu gitondo aritunganyije gukina amakarita arangije afata umupira yirirwanya ahita arenzaho ishati kubera pressure n'iki n'ubusazi baririana bari abasazi bundi ku rwego utabasha ko ageze ku kigabona imbere y'ishati arimo igipira yirirwanya agikuramo agikubita bag agiye kuri toilette nabwo asanga nta kariso yari inshuro ya kabiri agenda nta kariso yambaye gusa nta munsi nzibagirwa nk'umunsi none se basuye umunsi bwo urayambara yewe narakoze turebe ko yambaye yitwereka ntayo wambaye ntago ajya yambara wowe ujya uyambara agiye kumwimata turasanga ntayo yambara kameramani ujya kameramani hari aho babanje guca ubundi umunsi wigeze oya banza tubwire uratwereka gutya shanda yambaye nitwereka nyine ukombereke hano ku ruhande kuri kamera ndetse urayereka kamera kuyereka twebwe dore ngiye ndetse ndi kuyireba haguruka uyinyereke oya arakwereka ndayikwereka ubutaha ngoreka turebe ku ruhande nagashaka kwerekana iri kamera ariko kujyana nawe mwerekere mu nzu wese ubundi urayikeneye kuyireba ngo fungura risani ahubwo se namujyanye hari oya twebwe urimo uradushuka ngo wambara ikariso kandi ntabwo cyambara oya no kuri ubu nsigaye nyambara ntayo wambaye serious uyambara kangahe ku munsi utambaye n'isutiye buri munsi ndayambara kandi utambaye n'isutiye isutiye yo ntago amabere yanjye ajyamo sutiye ntago amabere arakora ku buryo ajyamo sutiye turacyari utwana oya ariko nyine ikibazo gihari ni kimwe nta kariso wambaye ndashyiraho n'ibiceri nanjye ndashyiraho ino telefone amage namwe kunzerereza twereke zana ayo mafaranga nanjye ndakubitaho ndi hano 300 zanjye zirahari na telefone hariya badushetse namwe murabinywa yigo nushaka kutwereka uruhande kamera yarebye umutsigaye nyambara nukuri turagushite nyine iri hehe nyine irimo imbere ntayirimo n'ubundi nigeze ahinduka n'uwa kera ntayirimo amanura gake imbere kandi aratuhuye n'ubundi mbeke imbere oya nashaka kwereka imbere atwereka ku ruhande ujana nguruma magino singinda yambaye ntayo wambaye nta kariso yambaye nayo njye byo mubwira ndabizi kuko ako kageso ni akakera tinya umuntu ugenda yigurira akahita abishaka kuyivana akayijugunya yajyaga muri toilette iwe yajyaga kwihagarika sari bafana yajyaga kwihagarika yayikuragamo akayifata mu ntoki akabanza akihagarika yasoza kongera akayambara ntajya kumva agarutse ambwira ngo ayitaye muri we urayambaye nari umwana ndayambaye yitwereka ikarisi iramubangamira ndamubangamira urayitwereka oya nokuri namwe nokuri ku ruhande oya nokuri ndayambaye ku ruhande nyine oya ni mwita ntayo imbere ya kamera y'ikariso ntayirimo kamerama dufatire hano dufatire akantu gataba ku ruhande oya ntago mbereka nukuri kw'Imana ntayo yambaye ntago mbereka iyo isiti yo wambaye isa umuhondo amaye inka yambaye igikariso cy'umuhondo cyangwa gurane amaginye yambaye igesi nyanyambara oye ngwe n'amabara yambaye igikariso cy'umuhondo riri nta kariso wambaye kweli cyane kuri none kuri giye kurira n'ukuri kw'Imana mbe nanga ngaho nyine tubwire ibaza umuntu nkawe urabikuranye kugeza n'ubu nta kariso cyambaye oya namwe ubu narakubwira baye mukuru ntago none se tubwize ukuri kubera icyo ugenda tutambaye ikariso ubundi irakubangamira oya ubu nsigaye nyambara ntayo wambaye kandi twabibonye ko ntayo wambaye njye nanabibonye ntayo yambaye kandi ushaka ugiye gushaka kuntera umujinya y'iparese nkayikuramo akabuno nkagatereka ntayo wambaye ntayo yambaye
nize yaba yambaye umuntu akagate Banjye nimushaka munyogozi ntayo nkuramo. telefone eshatu amafaranga kubera iki ntayo yambaye yambaye nanjye ni nacyo dusanga utayambaye Izo telefone zirandutira ubusa bwanjye. ubusa bwawe wabyumvishe Mwana we. yambaye ubusa koko aha arabisoje yambaye ubusa namubwira riri ngo ntayo yambaye bana mufite nimero zanjye mujye kuri WhatsApp mbakubita ifoto ya Riri habura gato ngo nibera rishyire ku karubanda ubu nabwo nta kariso wambaye ejo bundi ntago nagufotoye umukondo uri hanze mfite n'ifoto kandi n'ubundi hano mfite n'iyindi kandi buriya wayifashe ukazayinshyira kuri kamera ubu nibyo uri gushaka ngo no hari niri mani aka ni agashadibu afite indi yambaye umupira wenyine gutya ko umutwe nta kariso hari irimo icyo gihe uyu uri serious muzamunyobore niba ari ushaka kureba aha reka turebe kwa kamera mani arabasha kuyifata sha nta kariso ajya yambaye ntago ajya yambaye ikariso mani ahubwo ndagira tubwire uri kubera icyo utajya wambaye ikariso bigutwara iki tubwire kubera icyo utajya wambaye ubundi mu bwana bwawe ibyo bintu byose narabikozera ase niko byari mu bwana ubu ntabonye bikomeza n'ukuri Dia karame kuki utamutoje kwambara ikariso ntago nagize ibintu yantozaga yantozaga kujya gusenya njyana nambaye umupira n'isutiye inyuma y'umupira aha Peter ibyo binavuze kangutere sitori urabona hari ahantu twabaga hari mu cyaro ducana ku mashyiga tujya gutashya nta robine tujya kuvoma umunsi umwe mutuma gutashya nsanga yambaye umupira gutya bisanzwe inyuma y'umupira ashyizeho sutiye yambaye n'ikabutura inyuma y'ikabutura ashyizeho ikariso ni ukuri kw'Imana munyumvire aho kugira ikariso yishyira imbere yishyiraga inyuma y'ipantaro mani hari ukuntu bajyaga bahambira umushumi bakawushyira ku giti bakawuririraho bajya kumanura inkwi mu giti tekeza kubona umwana w'umukobwa ikariso inyuma y'ipantaro isutiye inyuma y'umupira ari mu giti ari kumanura inkwi hatubuye umwana ni muzima ariko rero amakuru mfite nuko wamutozaga ibintu by'ubukomedi kuko nawe uri umukomedi ndarengana nabyize mwe yaratumva umva ukuntu byagenze urabona sutiye ibifite nyine ibifite bira bipamba nyine by'amabere ku buryo ushobora kuyishyiramo nk'imbere ukagira ngo ufite amabere kiramutse kitaragaye none ko nayo ndi umwana naragifashe nanjye hano hajya bira bipamba bya hano nabishyize inyuma nabishyize inyuma ndaza hari abafungira inyuma mafungira hano ikariso nanjye nayambaye kugira ngo ipantaro ize kumfata itaza guhananuka mu giti ngiye kurira igiti nagira ipantaro nuririshe ntabwo nari kurisha imyenda yanjye ese yari ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe sese nayo munsi nari mu myaka 9 make 9 afite imyaka 12 yewe nawe hoya none se ubu ngubu ufite ingahe ubu mfite 19 yewe arakatuje akatuzi iki akatuzi iki ufite imyaka ingahe 19 yavutse 2007 mu kwezi kwa 7 ku itariki enye ufite imyaka ingahe 19 ubwo nyine abazi gukuba imibare bayumva imyaka afite sawa nari mfite kurongorwa jabundi none nk'umwasheri wanjye yareba ibi bintu yakumva ngo ndi navutse izo tariki 2007 yanyangana ugatangira muyerereye je hari ibintu bijya binyobera umwana muto nk'uyu nguyu ukambyemere naramureza mbana agashadibu nyine aragenda ntago tukibana niwumve ngo ibyo bya kera twari turi kumwe yega ariko ubu ntago tukibana uba bageto none sinakuze abageto mani yabimenye mbere yawe tuzi yabimenye mbere yuko ubivuga kameramani yabanje aribeta ajya kujya kwibariza kuri wagwani mu gikari niho byabereye ukurikije igihe twaganiririye ukurikije imyaka wumva uyu mwana afite ukurikije uko yagiye agusubiza urabona byibuze karagiteri afite n'imico ye byagakwiye kuba bifite ibyo bintu koko yakabaye kuba ari mu ishuri ndabivuga yakabaye kuba ari mu ishuri yakabaye kuba ari kurerwa n'ababyeyi yakabaye nyine aracyari umwana twagiye ajya kuza kugusaba ubufasha ngo mubane muri icyo gihe byari byagenze bite kugira ngo uve mu rugo ho nari ndi umwana twabanye nkiri mutonya cyane nyine icyo gihe nyine kuba wavuye iwanyu ukajya kubana na ntuzi hoya ahubwo mama yaramunzaniye mama niwe waje yaraje ampereza uyu nguyu ese mama mufite icyo mupfana vuga bari kukubaza
ni nyoko wanyu. Ni nyoko wanyu. Turabavumbuye. ngo ni nyoko wa Ni nyoko wanyu. nako niraze turi kunazitse hanyuma ndi nyina wabo ambabarira uheruka iwanyu mu myaka 9. Myaka 9 ya? 3. 2. Ingahe? Nijubone mvuyeyo. Wagiye kubasura ariko? Kugira utangire wirwaneho nyine wishakishiza ubuzima. Byatangiye ku myaka ingahe? Ubu nzajya nyara mbwe mama ngo ngurira ikariso ngurira amavuta ngurira kontegisi ngurira iki? Subeza watangiye Subiza wica hirya. Nkiri mutoya. Ari imyaka ingahe nyine? Neshurese nari mu myaka nka 15. Wibeshye. 15 14 ndakeka. 14 14 ndabyemera. 14 nabwo yagiye ahantu nkuka tubeshye ngafite. Ariko akora umwuga wa mwuga. Uguramubaza. Ubushize Kanumba yaravuze ati yakurebye abona uri indaya. Bitewe n'ukuntu kera yarakuzi witonda none usigaye ufite amashagara. Oya Kanumba. Mambo yavuze ko yasinakubwiye se. Yari waramwimye. Oya namwimye amafaranga. Mutagira naramwimye ntabyo na amafaranga twapfuye. Yes. Yari manager wanje nsa amafaranga nyine gutyo biranga ariko ukora uhe mwuga? Kujyanye n'iki? Ukora iki? Kigutunga kikakwishyura gata. Ntacyo. Ufite akazi. Ufite akazi? Akahe kazi nyine? Iduka rigendanwa. Ufite iduka rigendanwa. Iduka rigendanwa. Iduka rigendanwa ni igiki? Nubwo yajya kurangura we bihora byuzuye. Yari atafite akazi. Ariko ufite ibirego byinshi nanjye. Diana yahoze anca mu gikari nyine kujyana nabyo ntuze kubibazaho. Ko urabizi ko twageze mu kiganiro impano yanjye byose tubishyira hasi tukamena umuceri. Tubwira ukuntu waraye usomanye bakakuruma. Ni malaria. Kamera makuru no munwa wiwe ntago ari malaria. Ejo yari muzima kuri no munwa wiwe abafana bawurebe. Bakurure. Ariko bitarageraho nabanza avuga akaza akora uraza kumenya impamvu uyu muntu umeze gutyo ukora iki bavuze ko ufite akazi ukora iki wanjye njya kumubona namubonye muri bare nyine mbere yuko uyu muntu tukomantinga ngo tumenye malaria hey ukora iki ata kukiminwa bayiriye oya nabanza avuga icyo akora Peter kandi yakivuze ukora iki se Peter azi icyo ukora ni umukesiyeri sawa rero hari ikindi ukeneye umukesiyeri mukaye kabarisi mukaye kabari igisimenti umunwa se wabaye akora ku gisimenti rwamagana ku gisimenti tubabwira ngo ewana weekend haba hahiye hariyo Liliane haba hahiye na Liliane mujye ushaka uno mukobwa kugira ngo musangire ushaka no kugura agacupa ntago ndi gicuruzwa ntagaje kugura agacupa na yego nazahanywereye enjoy ingire n'abandi ariko kugura agacupa nagura n'agacupa yamba ndi busy tuyo kunda ka Monster man nkunda ka Monster ariko ngenda kigurira none se siyanyi singiye yishyurira ariko nubundi nta impamvu zo gusabiriza cyangwa ngo umuntu agenda yatega amaboko zedi ashaka amafaranga abazabahunga amafaranga ugomba kwikorera akazi urigurira ukicuka ugaca n'agasuzuguro rega hari n'umungu ashobora kuza akakubona yakugurira ngakamugufatirana kamwe kabiri ngo kuko yakuguriye ngaragufa nkuko nabikubwiye mu mbere ushobora kuza ukagura Monster ya mbere ya kabiri ya gatatu ukumva ko mbese niba waguze uri buntahane ari bwagutahane kandi atari ko kazi ukora ntago ariko kazi nkoranye ntago akazi kanjye ntago ari uburaya abavuze uburaya ndabuvuze oya nyine ibyo mbajije dia urumva ntago akazi kanjye ari uburaya akazi kanjye nako ngaho niko kantunze uracuruza ya curuza iki curuza iki inzoga nizo ducuruza inzoga nizo ducuruza yicuriza inzoga z'amoko yose agiye atandukanye yego mbese uyu bamwita mu maranyota none buriya nako nibyo
ntago ndi mu maranyota njye se ndi bamara inyota agane ku gisimenta asanga umukobwa mwiza Liliane ni igicuruzwa cy'amaranyota ntabwo uri igicuruzwa umva twakira abatugannye sibyo abatugannye nibo twakira nyine mukabakira tukabakira ibyo badusabye mwabonye ko yaberetse ariko none nazibereka se nizihari singa izara ubwo wagaburiye ubusa icyo cyo nicyo iki kariso cyo twakivuyeho mwacindira ngo ko nayambaye wajyaga ikintu cyengera kita nta nayo aya nama nicyo mwekabye okay twari tugeze ku kibazo cyo kwikorera n'ubu nta mpamvu zo gutega amaboko uba ugomba kugira iki ukurira amaboko mu mufuka ugakora iyo ufite amaguru n'amaboko ugomba guhagarara nyine nawe ugashikama nk'umukobwa ugakora ugomba gukora uherekera ku myaka ya 15 utangiye kwirwanaho kugeza n'uno munsi uracyakomeje kwirwanaho ibyo ko niyo myaka yanjye yaba ari mikeya abantu benshi iyo bambaye bitewe n'igihagararo babona ndi mukuru urumva ntabwo dushobora guhura ngo nkekere ku myaka 17 cyangwa 18 sibyo uko ushobora no kumanuka uhita umaze ufite imyaka nyine ukabivuga wenda nka makina atakuba atishaka ko wagashaka ko ari nko mu myaka 20 cyangwa 21 bitewe n'igihagararo bitewe nyine uradufungishije karabaye none se kubanagamo ribu niho rifunguye kwinjira ntabwo bigorana arababura so rero ntago ngiye wari uko nyine ndikunda kora mbajijweho nyine no kwikorera nkakora akazi nyine nkabaho ndikorera se nabyo ukabaho kugira ngo ubashe gutunga umuryango wawe nawe ubwawe ese niki wabwira abakobwa batabasha batega amaboko basheri babo batega amaboko ababyeyi babo bumva ko kuva kwa mbere kujya kwa kabiri ku cyumweru babibereye mu rugo ubwo nyine kuba ntago kwicara mu rugo twese byatunanira sibyo hari igihe uvuga ngo ko ufite cyangwa se n'abagabo kubura umukobwa mwiza warakunzwe n'abasore abari bo bose nkakatanga mu kanya ukankunda nkakatanga mukameza kankunda cyangwa se bavuga ni cyane mwazanshakira ubundi akazi ugahita mbwira ati ese hano ko dukeneye umuntu uzajya kudukoropera wazajyuza wabimbwira gutyo tuvuga nti se mfite isuko kigira ku kibuno nambara urukweto nkicara mu muhanda nambara ipantaro nifite inyaje ngo mwabivuze nifitiye umubiri ndacyari gato ndacyari agakobwa keza ndaza gukoropa hano hantu ejo mukabezi nanyuraho akambona mani bari wa munsi tipo ari warandarukiye azahita avuga ati ski ikintu gikobwa se anyange nyine nge mbyimagine gutyo nyamara atari ko yarateye urumva ubundi umuntu wanyawe n'ugukunda uko uhagaze sibyo akagukunda ukuri akakira byose ufite sibyo akakira byose ufite mu buzima ntago abahungu bose ariko ari abana beza cyangwa se ngo baza badukunda kugukunda wowe rwose umuhungu ashobora kukujijisha byinshi bishoboka ntago aba ari ukabuze byinshi yagushukisha abasha kuba ari ufite ku mufungo ntago yabura byinshi agushukisha ariko nyine ku basista nabwira abananiranye bo ni benshi ntago nabavamo ngo mbabare nabo twarahuye ni benshi naratembereye naragenze ibyo nabonye birahagije simbasha kuba ntabikurikiza ibyo mbonye ngo mvuge ngo Janet ngo mvuge ngo ibi nabonye kananye mbyirinde sibyo ntago navuga ngo ndabyirinda just rimwe nshobora kuvuga ngo Liliane ahamagaza ahangaha nta mutipe uzongera kunshoka Liliane ahamagaza ahangaha iki kintu kibi cyari cyo cyose sinzongera kugikora ntago ariko byose nabishobora sibyo ntago ariko byose nabishobora ngo mvuge ngo ibi byose bibaye ntago nzabikora se cyangwa nzabikora rimwe mu gitondo nshaka kubivuga si bibe ariko ejo just ugasanga uratabanyutse cyane rero Diane nyuma yuko mugenzi wawe gucitse mwongeye guhuzwa n'iki oya nuguterana ukubitana imitego cyo mu muhanda agiye gupagasa naye ngiye gupagasa afite iwe nanjye mfite iwanjye muri abashuti mubanyeho cyane Diane rero amakuru akomeje kuvugwa nuko ngo muri no minsi muri sinema nyarwanda mugiye gukora gashya ni mo fire cyane tugiye gutwika mana batwitege iyi mpeshyi igiye kuza ni ibintu ni good cyane turi kugana ku musozo rero umutumirwa wacu njya mwamubonye yari yazanywe ndakeka nawe ugiye kuzamanaja ubwo ndakeka dushobora kuba turi kumwe uko mbitekereza turi kumwe hehe
aho hatekereze mu bitekerezo kandi ndakeka n'andi hose turi kumwe. Ni wowe nande? We na Diane. Njyewe na Diane. Wowe na Diane. Ako kubera iki Diane akunda kukwikuraho? Ubwo afite impamvu sibyo kandi njye nta kintu ntago mbyitaho kandi nta nubwo babindeba njye ndeba ibyanjye sibyo nita ku byanjye kenshi na kenshi njye ntago nakwereka amarangamutima yanjye ahantu ahagaze nkwereka ko rwose binanshimisha ngakureka ndetse ko ndi musazi imbere yawe ariko ntago uyu mutwe ntago nikoreye uyu mutwe nyine ntago ari idegede nk'uko abantu bajya babivuga ntago ari watermelon umva nawe uratekereza ubundi niyo wambwiye ngo ubuzima bwa geto cyangwa ntubuzi niyo ugeze kubimbwira numva nyine bifatira ryana wa mutipe we bifata nk'ibintu biri aho ngaho ariko ndavuga ati sundi umuntu yagezemo afite ko kuryama kuri abana b'abakobwa geto urimo kumereye iti vugisha ukuri sha n'uwiteganya kuyibamo ngiye kubwanye nambwiye nitsoke genda niba ufite icyo watangiza kuyijyanamo sibyo ariko nta kintu niyo waba uryama kuri simitsoke nta kiba bitwaye ariko ikintu cya mbere na mbere kigora kwishyura inzu nta kazi ugira my friend birakugora ahandi ushobora no gupfuka amaso ukabona ikirere kiri kwigira gutya kiri kwizengurutsa imbere yawe sibyo n'uwaba yiteganya kuyijyamo bivuze ngo nyiri byondo yakomanze ejo ukabona ikijama kizanye umufungo wawe yakomanze akakubura njye niba arankumangira yego wenda sibyo ko munsi nanjye ubwo bakumanze nyine ntago nakita ku kazi ako cameraman yavuze ngo kubera kuntu yagukunze ngo rishwa kuba uzamukomangira njye ntago Liliane nzajya kucira ngo mvuge ngo Kamezimana kubera ngo yakunze Liliane ngo reka nicare ndamara nkiri kuguru kuko ngazishyura oya nyine mu gihe wagize n'icyo kibazo we naba bifitiye umutima azagende Kameraman amusanga mu gikari Kirombe gitegure urumva amezi 3 nta wundi muntu kuri kamera ushobora kumwishyurira mwebwe mudukurikiye hari uwemera ukwezi kuko Diane yavuze ngo birakomeye cyane nyine nawe kandi biragukomereye cyane ubundi akibimbwira kuyijyamo umvaga ari ibintu nyine byoroshye uzi ajya kujya muri geto ndabyibuka nyine yumvaga ashaka kuba mu buzima bwa wenyine twakabaye tubana ariko yageze aravuga ati maze gukura ndakora ndendeza amafaranga kanjye kwibana ndamubwira okay enjoy ndagenda namufashije gushaka inzu n'ibikoresho bimwe na bimwe ndamureka ariko mu minsi 3 ko byamukaranze mani kana no bikimukaranga data buriya ni nk'urugero sibyo nk'iyo hari igihe nk'umuntu ashobora kuza kuvuga ati akiri karito ya biscuit ni karito ya bombo ni noze ni envelope ya mandazi sibyo cyangwa indobo ugenda uzenguruka mu muhanda sibyo nk'ugiye gufite urumutipe ufite ibitekerezo uzabikoresha neza sibyo akamera nk'ubiguhaye tugenda nta uzabicuruje wabirya utabirya ntago bindeba niba ni nk'urugero niba ya ndobo izavamo nk'igihumbi yashashi y'amandazi kazavamo nka 700 yashashi y'intoze yabo bikazavamo angahe simbizi sibyo ariko basha kuba wajya kurangura ibindi ariko bya bindi bizana n'inyungu yabyo sibyo akabigutangiza gutyo ukabona ubwa mbere ntawe uri kubigura bimwe biri gupfa amandazi ari gukomera urabona nta arazaho yajomba kumva irindazi gukandika wapi rwose avata amandazi yawe nayo ryararakomeye agutangije gutyo sibyo ariko buriya aho kugira reka nkubwire ni umusiste wese uzabona nyine kino kiganiro ikintu namubwiye nkuko nabivuze ati ubonye umuntu wo kugutangiza ubuzima niyo bwabugoranye ntukajye intege ngo uvuge ngo arabuntangije ansezeranyije ko byose azabikora sibyo arabinsezeranyije ejo mu gitondo nyamara guhinduka bitewe n'impamvu sibyo runaka cyangwa se amafaranga aramushiranye sibyo aranakwirengagije yarakwigizeho muremure ageze igihe kiramushiranye sibyo ariko nyamara biramushiranye afite uko yagerageje ubundi yarangiza akahita agira iki akabigutangiza amara kubigutangiza ngo nawe nubona birekeye ngwita uvuga ngo birarangiye nyine kasohoke muri yanzu kasohora ibyanjye byose urasubira wanyu kwa nyokose icyaro cyose cyari kizingura ikodesheje ukora iki wanagiye mu makuru wanajyayo sibyo wanajyayo ariko nyamara ubona ko ufite amaboko n'amaguru ufite wahaguruka ugakora urumva ubona ko nta kibazo uri umukobwa mwiza nta kiba bitwaye ariko naba mu urumva so rero ntago kumva ko umuntu agutangije ibyo bintu byose ubona ko ufite amaboko n'amaguru byo gukora kuba wahaguruka ukagenda ugakora ibyo byose n'akazi katabera umuntu rega umuntu atangiye kuri 0 akagera kuri 1 kuri n'urundi rwego ndetse ukanageraho sibyo
rimwe ushobora gutangira ukoropa ejo ukagera mu muhanda ukubura, ejo ukava mu muhanda ujya hariya mu mujyi mo imbere ukagira ibyo ukoramo, ukagera n'ahandi no ku rundi rwego kurusha uko umenya abantu. Kandi ubundi cyambere na mbere ni ukubikamo abantu icyizere bakuzi, sibyo? Ukabikamo abantu icyizere bakuzi. Niyo mpamvu umuntu yavuze ngo ubu ufite icyo ashaka ntatoragura icyo abonye, sibyo? Iyo uzi ko nawe ufite icyo ushaka, ibyo uhuye byose wibigurukira ngo ugenge byose niko bigukunze. Bimwe bidukunda bifite icyo bidushakaho, sibyo? Kuko n'ubundi ngo iyo umuntu yaravuze ngo iyo wicaye nabi ababaza imbere hiwe, sibyo? Ubwo rero nawe mukobwa nyine wicaye nabi uzababaza imbere yawe, nta n'igihe kizashira we nutandaraza akanyuraho, umunyonzi azavuga ati kiriya cyana yishima mu bwanwa rimwe, ejo nakunyuraho ukamureba si sister bite ni sawa. Kandi nyamara unyuzeho kicukiro ugakomeza urugendo rwawe, nta kindi gihe iseriye yakumenyera, ntago yakunyura ngo yongere ngo avuge ngo sister bite, ahubwo anyuraho ivati kara gakobwa mani kanyiriyeho, ugaceceka nyamara gatuzaho ugashyira umutima wawe hamwe, ukagenda cyane urumva ukabona ko ntacyo bikubwiye, mbese ibyawe byose ubikora ubyemeye ngo wumva nta kibazo nyine tu, urumva? So rero nyine nta kindi nabwira umukobwa uwo ari we wese waba udukurikiye, ni uko yahaguruka nyine akavana amaboko mu mufuka agakora, niyumve ko ibintu byose nyine ari bibi kuri wiwe cyangwa kuri we, cyangwa se mve ngo akabikosa ahuye nako, yumve kuko yakareka. Nyamara nyine ibyo bibazo nk'uko Diana bivuze, sibyo? Ibyo byose nagiye mpura nabyo, bizagera igihe birangire, nta kitagira iherezo, kandi amahirwe aza rimwe mu buzima ntagaruka irya kabiri, sibyo? Ariko ngiye ku bwanjye ngiye mbitekereje, ntabwo amahirwe yanjye ajya agaruka rimwe mu buzima, ahora aza kenshi, ahubwo njya ngerageza kubyirengagiza. Ariko muri aka kanya nk'ubu ni ibana, ubu nibwo nzi ko yakoresha bya nyabyo, sibyo? Yaraje kenshi nanjye njye navuga nti sikigari we azagaruka, sikigari we azagaruka, akaza, sibyo? Akaza. Ariko ubu ngubu usigaye byaza umusaruro. Ubu ngubu ku bwanjye kwa mbyifite mu mutwe ngenyine, nta wundi muntu nabibwira, nkwereka ahubwo ya defo nyine, nkwereka kwa kundunzi, nkwereka ko ariko nyimeze. Ariko ku bwanjye mu mutwe wanjye ningize ibitekerezo biri mu mutwe wanjye, ningize icyo gukora ubu ngubu, sibyo? Ubu muri aka nta wundi nyikeneye nyine unyigisha ubuzima, icyo gukora ndakizi ko anshuka kose, nkwereka ko ibyo uvuga nta hantu mpuriye nabyo, ndetse nkagukorera n'icyo ushaka. Wabyumvishe Dia? Okay, nawe dusoza tubwire ni icyo wavuga cyangwa se wabwira abakurikiranye Buganza TV, na yaba ku rubyiruko cyangwa se no ku bandi bageze bafite ingo. Cyane reka mvuge ku rubyiruko nk'uko Liliya bibabwiye, ubuzima bwose urimo ntugacike intege, hari aho ugomba kuva, hari aho ugomba kujya, ntugacibwe intege nuko watwaye inda, ntukumve ko igihe wayitwaye ugomba kuyikuramo, kuko ni impanuka nk'izindi zose. Peter, gutwara inda nta muntu ujya ubitegura ku bana batoya, benshi bigenda bibagwirira. So hagati aho rero, we mukobwa ukiri muto uri mu kigero nk'icyariri, ababwiye ubuzima arimo, ababwiye ko ari muri ghetto, wowe uracyari umunyeshuri, ufite intumbero yo kuzagira aho ugera, bikomeze nibyo, ariko nibyanga ukabona ubuzima busubiye